Yes, reka tubasuze kandi tubaramutse mwebwe mukunda Bwiza TV na bwiza.com. Uko bisanzwe ni nge Mekika Iranga ndetse na Asumani niyo nambaza mumaze kumenyera mu kiganiro tugirana. Ubibona ute Asumani? Tugarutse mu butabera. Uyu munsi harimo haravuga urubanza rurwamo ibyaha byambukiranya imipaka, urubanza rurimo abantu ba Rusesabagina ndetse na bahoze mu mutwe wa FLN. Kuri uyu munsi wa none uwahoze ari umuvugizi wawo Sankara yasabiwe gufunga imyaka 18. Ubibona ute Sumana? Nakoze cyane, ntabwo nakurikiranye imirimo y'urukiko ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka, ariko uko mbibona ni ibijyanye n'amategeko agenga u Rwanda. Ubutabera, urukiko, ibyaha byose bigaragarira mu manza cyangwa mu rubanza. Kuri yewe rero ntabwo ndi umushinjacyaha, ntabwo ndi umucamanza, ariko ndi umunyarwanda wubaha amategeko, wemera ko igihugu cy'u Rwanda kigengwa n'amategeko, kandi ayo mategeko agomba kubahirizwa mu ngeri zitandukanye, by'umwihariko mu rwego rw'ubutabera. Ibyo rero yaba Sankara, Nsabimana Calixte, baba bandi bavugwa muri iriya dosiye, by'umwihariko Paul Rusesabagina, dore ko yakunze kugarukwaho na bariya bose bavugwa muri iriya dosiye, bamutangaho ubuhamya, bamutangaho amakuru, cyane cyane uriya Nsabimana Calixte Sankara yahishuye byinshi cyane abanyarwanda batari banazi mu bikorwa by'impuzamashyaka MRCD, mu bikorwa by'ubugome n'ubugizi bwa nabi, birimo n'ubwicanyi bw'umutwe w'iriya mpuzamashyaka witwa FLN, waje no gushyirwa ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba. Sankara yari umuvugizi wayo, aza gusimburwa na ngira ngo n'uwitwa Herimani. Ibi byose byaravuzwe, bivugirwa ku mugaragaro, bivugirwa ku karubanda, uko byagenze, ko bisha abanyarwanda, akarere ka Nyaruguru cyane cyane, umurenge wa Nyabimata, n'andi mabi yose bakoze, gusahura, gutwika amazu, gutwika amamodoka, abo batishe barabamugaje, imfubyi zirahari, abapfakazi barahari. Byose byaravuzwe, ngira ngo namwe murabizi. Bwiza TV byavugiwe mu rubanza, abenshi barabyemeye, batanga n'ubuhamya, banasaba n'imbabazi, by'umwihariko uyu nguyu Nsabimana Calixte wiswe Sankara. Jewe rero mu magambo make ndabiharira ubutabera n'amategeko, y'u Rwanda, amategeko agenga u Rwanda, amategeko ubutabera bushingiraho buca imanza, kandi amategeko agomba kubahirizwa uko byagenda kose. Ubwo navuga ngo nanjye ndumwe mu bategereje icy'inkiko cyangwa icy'urukiko rwaburanishije ruya rubanza ruzagena, narwo rwisunze amategeko. Uko urukiko ntabwo ari inzu, urukiko ni inteko y'abacamanza
baba bambaye umwenda w'ubucamanza kandi bisunze amategeko agenga ubwo bucamanza. Niyo rero ayo mategeko niyo ntekereza, niyo nemera ko azashingirwaho kugira ngo urukiko cyangwa ubucamanza mu izina, abacamanza mu izina ry'ubucamanza, mu izina ry'amategeko, bazagene igikwiye hashingiwe cyangwa hakurikijwe ibyaha bariya abantu bakurikiranyweho. Ariko Asumani, impamvu wenda tukiganire nk'umusesenguzi ndetse ukurikirana amakuru hafi, ni uko ubushinjacyaha bwamaze gusabira uyu Sankara imyaka 25 ndetse bukavuga ko ntako butagize ngo buse nk'ubumworohereza. Ngira ngo uranabizi nk'uko uru rubanza rwanatangiye, uyu Sankara yemeraga ibyaha, ahubwo asaba ko bosi we cyangwa se yavuga ati bosi wanjye, muzane bosi wanjye nawe mu rubanza rumwe nawe, ngira ngo byaje gukorwa. Rero urabivuga iki? Hari abantu babonye iki kintu, ubusabe bw'ubushinjacyaha, baravuga bati ahubwo iyi myaka ni mikeya, uyu muntu yarakwiye burundu. Yego, abo ni uburenganzira bwabo, ariko ndibutsa ko hari uregwa, hari abaregwa, hari ubutabera, hari n'ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha ni inshingano zabo, ariko ibyifuzo by'ubushinjacyaha ntabwo ari ihame. Ngira ngo urabizi ko ari nawo ubushinjacyaha bujya busabira igihano cya burundu, ariko bikarangira ubutabera cyangwa urukiko rubibonye ukundi. Ntabwo ronge nabitindaho, abavuga cyangwa babona yuko iyo myaka ari mikeya, ni uburenganzira bwabo, niko babyumva. N'ubushinjacyaha bwasabye icyo gifungo cy'imyaka 25, nabwo n'urwego rw'ubutabera, n'urwego rwisunga amategeko. Ariko abantu icyo bakwiye kumenya cyangwa batajya banasobanukirwa, nicyo bita circonstance atténuante. Ubwo mbivuze mu Gifaransa, mu Kinyarwanda ni impamvu nyoroshyacyaha, hashingiwe ku kuba uregwa yemera ibyaha akabisabira imbabazi. Izo mbabazi ishingiro ryazo rigenwa n'urukiko, rigenwa n'umucamanza. Nyamara mbisobanure neza, ni no mu isomwa ry'urubanza, no mu isoma ry'imanza hakunze kugarukamo kuvuga ngo kuba atararuhije ubutabera, ibyo biteganywa n'itegeko. Hari aho itegeko ribiteganya, ibyo bituma ashobora kugabanyirizwa ibihano. Urumva byumvikane neza, kuko iri ni itangazamakuru tuba dukora. Abantu rero bajye babyumva gutyo, kandi ntacyo babihinduraho. Twe ntabwo turi abacamanza, ntituri abashinjacyaha, ntituri RIB, ntituri ubugenzacyaha, nta nubwo turi abacamanza. Twebwe tureba cyangwa tuvuga cyangwa dusesengura ibyo amategeko ateganya, by'umwihariko ibyo tuba tuzi kubiteganywa n'amategeko. Ni ukuvuga ngo rero, kuba abantu bavuga bati iyo myaka ni mikeya, mu kanya cyangwa ejo hari abazavuga bati bamuhaye myinshi kandi yaremeye icyaha. Ibyo byose hari n'abijujuta mu bundi buryo, hari abarakaye, nibyo by'umwihariko nk'abagizweho ingaruka n'ibitero bya FRN. Icyo nacyo twe kugica ku ruhande. Hari n'abumva ko
abo bose abo ngabo bihama bagombye no kuraswa ahubwo, ariko tukibutsa ko mu Rwanda igihano cy'urupfu, igihano cyo kuraswa, igihano cyo kwicwa cyavanywe mu mategeko ahana ibyaha mu Rwanda. Bose buri wese afite uko abyumva, afite uko abibona, afite uko abyifuza, ariko hejuru y'ibyo umwanzuro wa nyuma ufatwa n'inzego zibifitiye ububasha, zibifite mu nshingano, nazo zisunze amategeko agenga u Rwanda, by'umwihariko amategeko agenga imiburanishirize y'imanza, agenga ubutabera, agenga ubucamanza, agenga umucamanza. Murakoze. Asoma, wenda tukiri kuri iyo ngingo turi kuganiraho, urebye ku mbuga nkoranyambaga ukareba aho abantu bavuga, ngira ngo uru ni urubanza rwakurikiwe n'abantu benshi cyane batandukanye, harimo aba mu mahanga. Yego. Ni narwo rubanza ruciye live ku bitangazamakuru bitandukanye. Nibyo rwose. Wowe iyo urebye uru rubanza, imbaraga uru rubanza rwari rufite, ukareba ndetse n'abaruregwamo, bivuze iki ku butabera bw'u Rwanda, bivuze iki ku banyarwanda ndetse n'amahanga? Bivuze ko leta y'u Rwanda cyangwa igihugu cy'u Rwanda ari ntavogerwa, kandi ko amategeko y'u Rwanda ari ntavogerwa. Bivuze ko nta muntu uwo ari we wese, aba umunyarwanda cyangwa umunyamahanga, wakwitwaza icyo ari cyo, wakwitwaza impamvu iyo ari yo yose, ngo nakora ibyaha, cyaba kimwe cyangwa byinshi, abikoreye ku butaka bw'u Rwanda, icyaha icyo ari cyo cyose, by'umwihariko icyaha cyo guhungabanya umutekano w'u Rwanda n'abanyarwanda, ko atakurikirana. Nicyo bisobanura, aba umunyarwanda, aba umunyamahanga. Hanyuma Asumani, uru rubanza ni urubanza rurimo abantu batandukanye, navuga ko bari bakomeye mu mutwe wa FLN. Harimo uwari perezida wa MRCD, ari nayo yari ifite umutwe w'ingabo wa FLN. Hakabamo ngira ngo harimo na generali muri uru rubanza wabazwaga muri uyu mutwe wa FLN. Uravuga perezida wa FLN se cyangwa ni perezida wa MRCD? Wa MRCD, ariko uravuga Paul Rusesabagina? Yego. Uvuze na generali, nibashaka babe bangahe? Harimo na generali. None n'urubanza rurimo abavugizi, harimo wari majoro. Icyo mbanje nubwo ntarumva ikibazo cyawe ariko nacyumvise, reka mbanze rwose nkubwire ngo harimo abantu bari bakomeye. Abantu bakomeye, nta bantu bakomeye babaho. Bari bakomeye kuko niyo mpamvu bari mu rubanza. Bashakishijwe n'ubutabera. Kandi none se iyo ukomeye ushakishwa n'ubutabera? Ahubwo bari abantu basanzwe, barabagizi ba nabi bashakishwaga n'ubutabera. Ngira ngo wenda mu buryo bwo kubyumvamo, iyo tuvuze abantu bakomeye biba biterwa wenda n'ibyo uri gushakwaho. Ubutabera bw'u Rwanda bwarabashakaga. Ngira ngo umwe ntabwo ubutabera bw'u Rwanda, ntabwo u Rwanda rwabashakishaga cyangwa rwabashakaga kubera ko bakomeye. None se rutabashakishaga rwabakuye? Ni uko ari abagizi ba nabi. Bari bakomeye kuko bari babangamiye umutekano. Ubwo se ni ugukomera. Nubwo bari abagizi ba nabi. Ngira ngo Asumani, ni ukuvuga ngo bari babangamiye umudendezo n'umutekano w'abanyarwanda. Ariko bijyanye mu mbaraga z'icyo byari bivuze, ntabwo ari abantu boroshye. Murabyita uko mushaka, ariko ngewe ntabwo mbita abantu bakomeye. Ntabwo abantu bakomera se bakomera. Warigeze ubona urubanza ruca kuri televiziyo Asumani? None se urubanza ruciye kuri televiziyo rusobanura ko ururimo akomeye? Ahubwo vuga ngo cyangwa Bwiza TV muvuge ngo ni abantu bakoze ibishoboka byose kugira ngo bamenyekane. Kumenyekana no gukomera biratandukanye. Ariko ku isi kumenyekana nicyo kintu cya mbere. Kubaka izina, ushobora kuryubaka mu bibi cyangwa ukaryubaka mu ryiza. Ntabwo rero umuntu umugizi wa nabi, ntabwo mwita ko akomeye, ahubwo mwita ruharwa. Sibyo? Niba ari abagizi ba nabi rero, ari nayo mpamvu ngira ngo inzego zitandukanye mu muryango w'abibumbye, buriya mutwe wa FLN ushamikiye umutwe w'ingabo ushamikiye ku mpuzamashyaka ya MRCD,
byaba byombi cyangwa kimwe muri byo. Mpamvu umuryango w'abibumbye cyangwa inzego zitandukanye zishamikiye ku muryango w'abibumbye zabise umutwe cyangwa imitwe y'iterabwoba. Ubwo ni ukuvuga ngo ariko ngira ngo umuryango w'abibumbye wari utarabita, ahubwo leta y'u Rwanda yavuga ko ari imitwe y'iterabwoba kuko byari bitaraba confirmed, ariko byaremejwe ko FLN ari umutwe w'iterabwoba. Nibyo ntabwo banditse ko bitari byemezwa Sumani, ahubwo leta y'u Rwanda yavuga ko ni imitwe y'iterabwoba. Yego, ariko ngira ngo UN yo yari itarabyemeza ngo bibe uko uyu munsi tuvuga Al-Qaeda, twavuga za Boko Haram, Islamic State, yes, nibyo. Ariko umunyarwanda uretse na leta y'u Rwanda, umunyarwanda udashobora kubona bariya bantu nk'imitwe cyangwa umutwe w'iterabwoba, ubwo ndavuga FLN, n'ubugome abawugize bakoreye abaturage b'u Rwanda, bicwa, wakoreye abanyarwanda kwica abantu, uyu munsi bakaba babyemera, abari bawugize babyemera. None se aho utaba umutwe w'iterabwoba ni hehe? Iyo mpuzamashyaka se niba ari MRCD, niba ari nde, ni hehe itakwitwa cyangwa ayo mashyaka atakwitwa kwagizwe n'abantu b'abagizi ba nabi? Abagizi ba nabi se icyo bahuriyeho ubwo cyitwa iki? Cyitwa umugambi w'iterabwoba. Baba bafite ingabo, baba bafite abasirikari, bakitwa umutwe w'iterabwoba, umutwe w'abagizi ba nabi, umutwe w'abicanyi, kuko bisha abanyarwanda. Bisha abanyarwanda reka. Kereka niba hari ubishidikanyaho ko nta baturage bishwe nabi. Umurenge wa Nyabimata mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo hakangizwa n'ibikorwa by'amajyambere, abandi bakagirwa ibimuga, abana bakagirwa imfubyi kubera kwicirwa ababyeyi, abagore bakagirwa abapfakazi, kugeza uyu munsi bakaba ari abapfakazi kubera ko abagabo babo bishwe. Uwaba bihakana cyo cyaba ari ikindi kibazo, ariko ikiriho nuko FLN na MRCD mpuzamashyaka, uwo mutwe w'ingabo ushingiyeho bamwe mu ngabo, bamwe mu basirikari bari bagize FLN cyangwa barwanaga muri FLN, ubu bari mu maboko y'ubutabera bw'u Rwanda. Uwiyita cyangwa uwitwaga umuyobozi w'iriya mpuzamashyaka ariwe Paul Rusesabagina, bose bari mu maboko y'ubutabera bw'u Rwanda, bakaba bakurikiranweho ibyaha birimo ubugizi bwa nabi, birimo ubwicanyi bwakorewe abanyarwanda, ariko noneho by'umwihariko abavandimwe babo, kuko abo bose ni abanyarwanda. Nsabimana Kalise Sankara na bagenzi be bo muri FLN, Paul Rusesabagina wiyitaga cyangwa wiyise cyangwa n'ubukiyita perezida wa MRCD, bose ni abanyarwanda bishe abanyarwanda bagenzi babo. Bagomba rero kubibazwa, bagomba kubikurikiranwaho n'ubutabera bw'u Rwanda, igihugu cyabo, bakabazwa impamvu, bakabazwa cyangwa bakaryozwa ubwicanyi bakoreye abavandimwe babo b'abanyarwanda.
ndumva ari uko nabisubiza. Yeah. Asumani urakoze cyane, noneho turebe Asumani, iyo urebye izi manza ziri mu Rwanda, dore ko zimaze no kuba nyinshi, zigaragaramo abantu b'imitwe bivugwa ko bari mu mitwe y'iterabwoba, harimo abateye mu Kinigi, harimo abagiye bafatirwa mu mashyamba ya Kongo, Asumani harimo n'aboherejwe mu Rwanda. Ibi bintu bivuze iki kuba tubibona mu myaka igenda iza hakabaho iki kintu cy'imitwe y'iterabwoba, tukabona izi manza? Ibi bintu bivuze iki ku Rwanda, bivuze iki ku mutekano w'u Rwanda? Ese urubyiruko bite wajya kure ugasanga harimo urubyiruko rukiri rutoya? Bivuze ko ari agahinda gakomeye cyane ko urubyiruko rushorwa mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi, kandi rukabishorwamo n'abitwa ko ari bakuru kandi b'Abanyarwanda. Nacyo kibazo gize na neza kumbaza icyo kibazo, nacyo kibabaje. Bamwe ugasanga barajya hari bakabyigamba, kabyigamba. Wakurikirana nk'uko twakomeje kujya tubivugaho, ugasanga n'ubundi abo bantu nicyo cyagiye kibaranga mu myaka ikabakaba cyangwa irenga 30 ishize. Barimo umuntu witwa Twagiramungu, rwose ndamugarukaho. Twagiramungu Faustin, utarahwemye kujya ku mbuga nkoranyambaga, ku maradiyo tujya tubona ngo korera kuri murandasi, agashishikariza urubyiruko, agashimagiza urubyiruko, urubyiruko rwose karushimagiza, karushishikariza kujya gukora ubugizi bwa nabi, akanabashima, akabashimagiza, akanabavuga. Yashimagije Sankara birenze, ashimagiza Herimani birenze, n'abandi. Abo ni abasore, ni abantu bakiri bato, bafite imyaka ngira ngo 80, niba itaranuzura iraburaho nk'ibiri cyangwa umwe imyaka ya Twagiramungu. Rero mu ijambo rimwe urubyiruko rukwiye gukanguka. 76 nishaka ibe 70. Ariko ni agahinda, ni ishyano, umuntu nkuriya usaziye ubusa, ushaje agishora urubyiruko mu bugizi bwa nabi, yibereye iriya nkuko yajyaga abigenza muri za 1991. Ashishikariza mwebwe ntabwo mwari muhari, bamwe mwari mutaranavuga, mu nkubiri y'amashyaka menshi acyaduka mu Rwanda, mu myigaragambyo, rubyiruko, abajideri, abakombozi, abajiyeri, jeunesse libérale, igihugu bakakiyogoza, by'umwihariko umujyi wa Kigali. Icyo ntabwo nari nageze nkivuga. Akicara agaplaninga cyangwa agategura imyigaragambyo, agategura ibikorwa by'imyigaragambyo muri za 1991 1992. Ubuzima bugahagarara mu mujyi wa Kigali. Harageze noneho ko tubivuga. Muzafata umwanya tubahe ikiganiro cy'umwihariko ku myigaragambyo kuva muri 1992 kugera 1994. Ubuzima bugahagarara hano i Kigali, amangazini agasahurwa, urubyiruko rugasahura, rugasenya, rugatwika. Byagera saa 9 z'amanywa, saa 10, Twagiramungu agahurira narwo kuri stade Nyamirambo, ngira ngo abashimire ko bamaze gutwika, ko bamaze gusenya igihugu. N'uyu munsi
akaba akicara i Buruseli gashishikariza urubyiruko. Ntabwo ari byo kandi bitinde bitebuke yasazira mu Rwanda, yazasaziraho ariko Imana izabimubaza. hanyuma ukabona ko Twagiramungu afite uruhare runini mu gushuka ba Sankara na ba Herman kuba barisanze mu butabera, yaba abinyuza mu buryo ntazi, yaba abicisha kuri bande na bande. Icyo nzi cyo nuko abo bose mvuze, abo ba Herman na ba Sankara nawe wa Rusesabagina, bose bari mu butabera bw'u Rwanda, bose bari muri gereza. bivuye kuri Twagiramungu nk'uko bivuze. Ntabwo ari uvuze ko wagiye umwumvira bamwe muri bo, ubwo ndavuga urubyiruko nabo wenda narwo si bose, ariko icyo ikizwi nuko atahwemye gushishikariza urubyiruko kwishora mu bikorwa nk'ibi ngibi, kurushyigikira bikarangira rwisanze muri situation rurimo. Bamwe ntabwo ari bose, ariko abo tuvuga uyu munsi ni abangaba nyine ba Sankara yagiye akomeza kuvuga, ni aba ba Herman n'abandi atahwemye gushimagiza no gushishikariza gukora ibikorwa byatumye bisanga bari aho bari uyu munsi, n'abatarafatwa bakaba barimo bashakishwa n'ubutabera bw'u Rwanda. Yes. ya Asumani, hanyuma kuba uyu munsi nanone hari abasaza baba politiciens, ngira ngo ubushize twari twayivuzeho, abasaza cyangwa se abantu bakuze bakunze kuzana urubyiruko muri politiki, ariko rimwe na rimwe urubyiruko rukisanga mu mage, rukisanga mu makuba. Ibyo bintu bivuga icyo Asumani? Icyo mnabivugaho nuko nkuko nabo babivuze, nubwo babivugiye iyo giterwa inkingi iyo ngiyo batitaye, kandi ni mu gihe batabivuze se kugira ngo abazungu babashime babone nk'abanyepolitiki, bagira ngo bateraho kabiri. Yewe icyo navuga nuko nasaba urubyiruko, nashishikariza urubyiruko kwitandukanya n'izo mobilisation, n'izo mvugo z'abanyepolitiki bashaje basaziye ubusa. Ubwo ni ingengabitekerezo, kwitandukana n'ingengabitekerezo z'abo bantu, ingengabitekerezo yo kubashora, kuko uru Rwanda mu myaka 10-15 mu myaka iri imbere aba basaza ntabwo bazaba bakiriho. Uru rubyiruko rwakabaye ari rwo ruzaba ruyobora iki gihugu, kandi ni nako bimeze, rwo ruzaba ruyobora iki gihugu. Bivuga ngo rugomba gutekereza neza. Ufite imyaka 25, umusaza arajya hariya, nta nubwo ari mu Rwanda, wowe uri mu Rwanda cyangwa uri hanze yarwo nta kibazo, akagushishikariza kujya guhungabanya umutekano w'igihugu kugira ngo wice barumuna bawe n'abakuru bawe. Ejo bundi uwo musaza bazaba bamumika bavuga ko yapfuye cyangwa yashizemo umwuka kubera ko arashaje. Iyo umuntu ashaje hashiramo umwuka hanyuma bakamushyingura. Wowe rero ukiri muto ukwiye kwicara ukabitekerezaho. Ubu ni bwo butumwa duha urubyiruko. Ejo nzaba meze nte?
ibi bintu aba basaza bambwira b'imyaka 80 70 n'ingahe, hari n'abarengeje 80, hari n'abo tuzerega babiri muri za 83. Nese umuntu wari ministre muri 73 1973 afite imyaka 40, ubu afite ingahe nyuma y'imyaka 48? Barahari, baracyahari kandi bagikora politiki. Ega politiki ni drogue, politiki ni ikiyobyabwenge, reka mbivuge ni arinda ashiramo umwuka akikora, kabone nubwo baba bavuga ati nibashaka bashire, we ntacyo bimubwiye. So urubyiruko rw'u Rwanda, rwaba ruri mu gihugu ubutaka bw'u Rwanda cyangwa abana, urubyiruko abakiri bato bari hanze yarwo, abahungu abakobwa, abagabo abagore, uko urubyiruko ntabwo ari umwana utarashaka. Oya, nyamuna bana b'u Rwanda mukiri batoya, mwaba muri mu Rwanda cyangwa hanze, mwitondere imvugo, mwitondere ibivugwa nabo bitwa abanyepolitiki bashaje bakonda batangiye gusukuma urabizi, politiki batangiye gususumira, batangiye gutitira. Ujya hariya umuntu akajya hariya akamara imyaka 15 20 avuga ubusa tukana. Ndashimira urubyiruko, mwebwe rubyiruko muhaguruke bahaguruke bajye. None se ubu ngubo tubigarukeho, abo twagira mu yahagurutsaga mu bihe bishize, yabahagurutsaga iyo bari kugira ngo baje kuba muri gereza ya Mageragere, abo ba Herimani n'abasanga. Uko biri kose radio barazumva, ariko ndahamya ko hari isomo bavanyemo nibi tuvuga, ubwo twebwe turimo turatabara abatarisanga muri ibyo bikorwa nk'ibyo Sankara n'abandi bahuye nabyo, hanyuma ubu bakaba barimo barwana n'ingaruka zabyo. Murakoze. So Asumani, nyine tukiri kuri intuza cyane ku basaza n'urubyiruko, uyu munsi wa none uravuga uti aba rubyiruko nyirukumve abasaza nkurikije uko nakumvishe, ndabeshya? Ntabwo navuze ngo ntirukumva abasaza, kubera ko icyo gihe abasaza bose baba bagiye mu gatebo kamwe. Ntawe uzagiyemo. Abasaza b'abapolitisi. Oya, politisi babi. Abapolitisi babi bazababwirwa n'iki Asumani? Bazababwirwa n'ibyo babashoramo, kandi bazababwirwa nuko bazabanza kwicara bakabitekerezaho, akibaza ngo ibi bintu ndimo gushishikarizwa kujyamo, ibi bintu ndi kubwirwa, kuko impamvu mbivuga muri bari abantu bari muri iriya dosiye bamaze iminsi baburana, batanze amakuru menshi cyane, barimo bazanye amasheke, uko barimo abamotari, akakubwira ati yewe kanaka yambwiye ko ashaka kumpa akazi, kamutwara akava Nyamasheke akajya Rusizi, akambuka amazi, akambuka Ikivu, akajya cyangwa akagenda akajya ku nkombe agategereza umuzanira umufuka urimo imbunda. Harabivuze? Ntabwo babivuze se? Hariya n'urubyiruko batanze amakuru akomeye cyane, kandi babivuze uko biri. Ubundi ubu butumwa cyangwa iyi message ndi gutanga cyangwa ibisubizo ndi kubaha mwebwe Bwiza TV,
ni ubwunganira ibyavugiwe muri ruriya rubanza kuko urubyiruko rwatanze amakuru cyane. Ni ibitandukanye rero, urubyiruko ni rwitandukanye n'imvugo mbi n'ibikorwa bibi aba bitwa abanyepolitiki babi bashaje, basaziye ubusa, bashaje nabi. Ntabwo ari abanyepolitiki bose, hari abanyepolitiki beza, hari abanyepolitiki bakuze, ariko bakuze bakuranye neza y'igihugu cyabo. Ndavuga abiyita abanyepolitiki babi kandi bashaje. ubwo wowe uvuze abanyepolitike bashaje barimo Twagiramungu. Yes, wenda umeshanize Twagiramungu, ariko nkibaza ubundi icyabwira urubyiruko ko uwo muntu afite, kuko ivuze ibitekerezo bibi ni bibi nyine, uvuze bibi. Ingero ni nk'izi ya Somani. None ingero twazivuzeho, naguha ingero twavuze kugira ngo umuntu azamenye, n'udusubiramo kugira ngo umuntu azamenye ngo uyu munyepolitike ni mubi. Umunyepolitiki ugushora ngo genda uje mu mutwe wa gisirikare wo kurwanya igihugu cyawe, cyose ntitwabivuze. Yego, Sankara se sibyo yararimo, sibyo yabayemo. Bagenzi be se baburana ko ubona ari ngira ngo ni abantu bakaba 30, henshi bari abasirikare. Nanjye ngo abasirikare bari inyeshyamba, ariko inyeshyamba nazo ni abasirikare. ntabwo barasaga amashaza cyangwa batera amazi. None se ntibari bafite imbunda? N'ubu baracyazifite, reka baracyazifite. Imitwe y'inyeshyamba urayumva hirya no hino. Hari za FDLR se ntuyizi? Ndayumva. None se urayumva? Ntifite se imitwe, si umutwe ufite abantu bakoresha imbunda kandi b'urubyiruko. Icyo tubabwira ni ukuvuga ngo ni bitandukanye n'ibyo bikorwa bibi, ni bitandukanye n'ikibi. Ikibi ni ikizi, nta kibi nko kwica. Kandi iyo bavuze ngo, ngira ngo wabonye rwa rubyiruko, ba basore bateye mu Kinigi, ubu bari hehe? Ntabwo bari mu maboko y'ubutabera bw'u Rwanda? Ntibarimo gutanga amakuru se? Ubutumwa ku rubyiruko bagenzi babo rero nuko barebera kuri aba ngabo. Agashishoza, urubyiruko ni rushishozi. Bibaze ngo uyu muntu, aba bantu badushishikariza ibi ngibi bizatugirira akahe kamaro? Ahubwo barebe, bicare, batekereze icyatuma batera imbere, kandi bakumire icyahungabanya umutekano w'igihugu cyabo. Kuko nta kintu cyiza, Bwiza TV, nta kintu cyiza nko kuba mu gihugu cyawe kandi ukakiba umutekano. Ya Asumani, wenda dusa nk'abegereza ku musozo, ubaye nk'ugira inama urubyiruko uburyo rukwiye kuba rwakwitwara. Kuba uyu munsi bamwe mu rubyiruko cyangwa se bamwe mu bajyanywe n'iyo mitwe bari mu manza, abenshi baranapfuye kuko urumva harabagwayo, ngira ngo iyo bishoye mu mirwano se ntibaraswa. Aimable Classa niwe wavuze ati, wenda se nk'umuvugaho, yavuze ati aba bantu baragushuka, nubwo nawe bivugaga ahindagurika, baragushuka baririra pizza iwabo, ndashaka kunganira bohereza abana babo, ariko iyo barakwigishije uragiye ugiye mu mitwe yitwaye igisirikare, uguyeyo cyangwa se urafashwe. Ni akaga gakomeye cyane. Ni nabwo butumwa nyine dukomeza guha urubyiruko. Abana batwagiramungu cyangwa abuzukuru be nta numwe wasanga, hanyuma nta numwe wasanga muri ya mitwe rwose. Mu gihe nk'iki ngiki cya social media, aba benshi politike ku isi yose cyangwa se hirya no hino, politike isa nkaho yimukiye ku mbuga nkoranyambaga, aho abantu bajya gukora propaganda zabo ku mbuga nkoranyambaga. Icyo kivuga iki ku rubyiruko, rukora iki?
urubyiruko kuko imbuga nkoranyambaga ni nyinshi cyane. urubyiruko icyo ndubwira ndatanga urugero ku ifi urayizi isamaki urayizi ndayizi aha yaba itetse cyangwa yokeje ntabwo ushobora guhita yaba itogosheje yaba ikaranze mu mavuta yaba yokeje ku mbabura ntabwo ushobora kugira gutya ngo uhere ku ruhande ukocagure oya urajonjora ni ukujonjora amahwa ukayashyira ku ruhande ukarya imihore. Urubyiruko ni rumire ni rurye ibimirika ni rurye ibiribwa ni urwo rugero ntanze rwose ni rurye ibiribwa ni rurye ibiribwa ibyaruhagama ubwo ndavuga ya magufa rwitandukanye nabyo ni uguhitamo nuhitamo kujya mu ishyamba ubwo ugende witeguye ibyo uzahurirayo nabyo. Nuhitamo gukorera igihugu cyawe witegure umusaruro w'umubyizi wawe. Teza imbere igihugu, ufatanya n'igihugu, kurwanira igihugu cyawe, gukunda igihugu cyawe. Citoyenneté, gukunda, patriotisme, gukunda igihugu cyawe. Ndashishikariza urubyiruko rw'u Rwanda rwabo ruri hano kurushaho no guhagarara kigabo rugakunda igihugu cyarwo. Rwaba ruri mu mahanga, abo basore inkumi birirwa babeshwa ko ejo bundi ngo bazataha se ninde babujije gutaha? Bazataha n'ubundi. U Rwanda amarembo ntiyuguruye se? Batahe bazi bakorera igihugu. Ibi mbivuze kubera urugero rumwe gusa natanga. Ngira ngo murabizi cyane Bwiza TV. Muri gahunda uretse Covid, muri gahunda ya Rwanda Day. Muzi abanyarwanda cyane cyane abakiri batoya babaga badafite amakuru, bamaze igihe hanze, ariko bamara Rwanda Day bayikurikirana bakazana na delegation ya Perezida wa Repubulika, bakazana umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Perezida Kagame. Ntawe yigeze abuza kuba hanze rwose. Oya, ariko se kuba hanze ukwiriye gusebya igihugu cyawe aho wavomyeyo ubumenyi cyangwa wavumbuye cyangwa ukakorera imari, ariko ukibuka n'igihugu cyawe ukaza ugashora imari wakoreye hanze mu gihugu cyawe ukateza imbere igihugu cyawe. Ibyo uwo bitanyura, uwo bitashimisha ninde? Kanguhe n'ikindi n'urundi rugero cyangwa ikindi kimenyetso. Inama y'umushyikirano, diaspora, urabizi diaspora, bakaza mu nama y'umushyikirano, hakaba n'abazaga bikandagira. Hari nabo bagiye baza bagahita bataha. Hari n'uri buze kumbaza ngo cyangwa ejo bazambaza ngo kuki se bazaga bikandagira. Nyine bazaga bikandagira kubera ko babaga baratewe ubwoba, bararuzwi bafite uburozi. Ubwo burozi babukuye Sumari? Babukuye muri abo ngabo abanyarwanda. Muri abasaza uzuva? Ntabwo ari abasaza bonyine, abasaza b'abapolisi. Erega uretse ko bafite umwihariko wabo, ariko abo baruzi bakiri n'abatoya nabo baragenda bakaruga abana. Sibyo? Kugira ngo mbisobanure neza, niba nabisobanura neza. N'uruhererekane. Ariko bagera hano, ubwo ndavuga inama y'umushyikirano, avuga ese ni ko bari baratubwiye si ibitandukanye n'ibyo tubonye hano mu Rwanda. Igisubizo bakakiha, basubirayo bakajya guhambira bagahita bagaruka, baguma hano, ejo basizeyo bakabitumiza bikabasanga hano. Nibyo ngibyo nuko kubaka u Rwanda.
Yego Suma, urakoze cyane, reka tugushimire. Murakoze namwe. Ikiganiro kiza kirimo impanuro hanini cyane cyane zerekeye ku rubyiruko bishingiye kuba urubyiruko rutwarwa rukajya mu mitwe y'iterabwoba cyangwa se imitwe yitwa y'iterabwoba. Yego. Ngira ngo aho wababwiye ko badakwiye kumva cyane ku mirabunguri biva mu bapolitisiye bakuze b'abasaza wenda bamwe mu bapolitisiye b'abasaza babi kandi babi kubera iki sinzi n'impamvu utambajije uti ariko kubera iki babaye babi. Ngira ngo babaye nk'ubivuga bavuga ko ari ingengabitekerezo cyane cyane ingengabitekerezo itari nziza, ongeraho n'ipfunwe n'ishyari byo kuba bumva aho u Rwanda rugeze, bakabaye nabo bumva ko babyitirirwa. None se barabyitirirwa, hari uruhare babigizemo kugira ngo u Rwanda rube rugeze aho rugeze. Ntabwo mu Kinyarwanda bavuga ngo gusiga rurese urabizi. Rwararese baragenda ubwo niho gusiga nibo baruretejeje gusiga hari intambara irakomeye, urugamba rwo gusana, urugamba rwo kuzahura igihugu, urugamba rw'ubumwe n'ubwiyunge, kunga abantu, kugarura abantu hamwe bakaba bamwe. Urarebye usanga ntubishoboye, nta mwanya wifitiye wo kurara ugenda amajoro, kurara amajoro, ibi ngewe sinabivamo. Cyangwa se uragira ngo bakore hanyuma ubyitirirwe. Ibyo ntabwo bishoboka. Bwiza TV namwe muracyari batoya, ntimuzifuze ko bamwe bajya hariya bagakora hanyuma mwebwe mukasarura. Ntimuzabyifuze. Ibyo ngira ngo ntibyatoka. Ntimuzabyifuze rwose. So Asuma, ndagushimiye cyane kubw'umusanzu wawe. Ntibazakore ngo mushake guhembwa, ntibazahinge ngo mushake gusarura aho mutabibye. Urumva? Abantu bagiye mu mushike, batemye ishyamba, bararimye, baratabiye, barateye, ngo turavuga Ikinyarwanda, hanyuma wowe urashaka kuza gusarura aho utabibye, aho utahinze gute? Reka ngushimira Asumani kubw'umusanzu wawe kubw'ikiganiro tugiranye, ariko ngira ngo naringeze naho weretse abantu bo bakoresha social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga ko bakwiye kuzibaho nk'abarya ifi rwose. Isamaki harimo amahwa ahandi, ukubanza ntabwo wafata isamaki ngo ujyeho uvundagura oya, banze bakuremo amahwa kugira ngo atabahagama mu maraka, mu ijosi, mu muhogo, bikarangira tubajyanye i Rusororo cyangwa i Nyamirambo. Oya nibatotore, avanemo imihore, abariyo barya amahwa bayacishe ku ruhande, amahwa bayashyire hariya ku ruhande. Bitari ibyo, ubwo mu yandi magambo barebemo ibikwiye bakwiye kuba bafata, ibidakwiye babishyira iruhande. Muri make iba ari ibyubaka igihugu cyabo, ibigisenya bacukubiri nabyo. Reka ngushimira Asumani, reka ngushimire kubw'umusanzu wawe. Ibi nakagaruka, reka tubwire abantu ngo mukore subscribe kuri Bwiza TV, mukore comment, mutange n'ibitekerezo cyangwa se ibyo mwifuza ko Asumani yazavugaho. Arahari kugira ngo abivugeho. Hanyuma Asumani nawe musura ikinyamakuru cyitwa rugari.net, mumuhamagare abashaka ko bakora ubuvugizi, abashaka kwamamazayo, kuko itangazamakuru kujya muri bo nuko abaturage rero baribeshaho. Abaturage bashaho itangazamakuru naryo rikarinda, rikaberaho abaturage, rirabarinda, rikubaka society. Ntabwo ribarinda, ariko riri hagati y'uburinzi bwabo n'inzego zibarinda. Reka rero ngushimira Asumani, ngira ngo nimero yo urayitanga, ndaza kwishyiraho ntirirwe nanayivuga rwose, barayibona hasi. Abakeneye kuguhamagara bazaguhamagare, wowe waganya nabo. Reka tugushimire. Murakoze cyane Bwiza TV.